we hindukira kimwe bareberere kimwe nyine wese kuki utari guhindukira hena iby'ihena nawe uhindukira aho bukera noneho fufu umaze kuryama n'abakobwa banga dore moko yaguye ongera ihagurutse urumva Dumba reka Dumba uvuga tega amatwi ibyo bakubaza ndekera imoko Dumba ijuru rifungutse warijyamo mvira ku moko reka tugere guye kandi ndagukoma reka nkagurutse ndetse wewe narago yagurutse kanyagurutse cyafofo cyabaje guhagurutsa imoko tutarajya kuri kamera ariko buraya nagatwima rwaye mu mutwe ko wemenya maze kwandika akantu muri iki gihugu pe menya ari nge nkuru muri urindaya pe nkuru se urindaya cyangwa mfite umwanya ndi ni indaya ya mbere twamugeranya nande hano mu buraya ngewe kuki ngomba kuza kwisobanura hari uwantumye kuki ngomba kuza kuzana hari muri gezano abantu baguma bambaza ngo Dumba ngo ibyo bintu ukora ngo abana bawe ngo bagutekereza hi none se barakubyariye barakurerera ahubwo nanjye ndashaka kukubaza umwana wawe gutekereza yiki agukanda papa kora umukino wawe oya nago tugiye kwiyanganira uburayi curuzi cyawe cyane ngo mu ivuriro Eva Life nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Eva Life ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuziba nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye kuba mwagana ivuriro Eva Life bakabafasha murakoze cyane reka twongere duhe ikaze uri kureba X Large twizere kumeze neza cyane amahoro y'Imana akomeza bane nawe uri hose uyu munsi twagize gutya dutembera hirya cyane ho gatoya muri gang yitwa Cyaze ni muri home yabo ni kuvuga ngo ni muri Cyaze gang Cyaze bamurareba kuko waruzi Cyaze reba Cyaze soma ngaho ni igiki igiki cyaze uraza kumenya Cyaze kanchome gusa Cyaze ako nagari cyane cya wabonye ashobora kubura ntabwo nabasha kubisoma soma hano du ngo ni Alino Safaris Limited ni Alino ni Alino ngo ni ukuvuga ngo ni nka Aline ariko yisemo ka Portugal na ka Italiano ukuntu gatoya Alino Safaris Limited abona abandi bantu basigaye banshiramo umufungo nka Hope Scan na Galaxy Hotel Fofora aho ngaho tu Fofora aho ngaho ari inyuma ya agenda kuba indaya sijuye nini baba urasikia watoto ngira hapa hivi ariko Fofo cyakoza kuva yaba Tanzania sigaye avuga cya Kiswahili cha vipi mambo ulikuwaje uko vizuri genda wigurisha mu bicyo waje hano bangurisha icyawe se nkagushakira abakire bangurisha icyawe agira mikrofone bakagusana nabo bakiriye urebe ko mbanga nkagushakira abakire ugakora amafaranga ashaka ukareka umwana w'u Rwanda ukareka kuzajya ugenda Dumba rero uyu ni umunwa gusa nzakushakira abakire bariheze bigaragara ko ariko ari n'igihe yigeze kubikubwira hari umusata bivuga noza taratanya abo mfite taratanya kugutwara muri Tanzania si nayo nakubwiye se mwagiye gute ko mwari mugiye gushutinga aho twumvikanye ese twashutinze birangira bagushutinga introduction niyo twayikoze turi kumwe na Dumba ndetse na Food Dance ngo bagiye gushutinga filime birangiza Fofo bamushutinga hejuru cyane bada testing buri za testing kukiya kwana nakwama ego ufite ibyago ariko muri Tanzania hari abana beza Fofo buriya nta kintu yari afite ababwira ngira ngo ibintu byanze garuka hano mu Rwanda ko byibagiwe urumva namara umwaka haru nta kintu ndi kubona nuko mushatse kuvuga ko yaveteye yahuyeyo n'abakuru ngo nagiye ndavetera ubwibaze waravete Fofo ko wari urimo uratwika hano ra muratwika harasose natwika nunjye kubona Fofara n'ubu account barabutwara kuri Instagram yari yaranakoze unfollow kwa Dumba kantu kameze gute karyoshye iki cyanyemeyeho nafunguye account nshyashya ariko cyakoze ikintu nabonye Fofo nimba nabyuze Dumba umuntu umukoze unfollow ntabwo bijya bimushimisha oya nyine se si wumva nafunguye account nshyashya
ndamubwira nti nka kwa kundi nyine Musaidi yanamfasha niki tuzamura murambesha gakana kariho na urumva kigira ikintu cya danje anyiyemeraho n'ibikimita nkorana iforo nyine muvanaho yampamagara nuka yamaka mama okay nuvuga ngo wamusabye support arabyanga Dumba nawe ako kantu none yarabyanze dore ngeze ku 11 mbwira umunyarwanda cyangiye kuzajya mbwira umunyarwanda muzi hano ufite indanga muntu atanga support nka Dumba wamayihe wamayihe abaguforowe ngani babivuge wewe wamayihe muvuge n'abantu bari aho ngaho muri comment muvuge niba hari umuntu umunyarwanda uri kuregwa ariko Fofo ari kukurega nyine wamayihe ko nge ndi hano ngiye umunyarwanda uri kugushinja sindi hano impamvu nanze kugufasha Fofo uyu Fofo umunsi acomeka icupa mu gitsina sinari ndimo ndagusapotinga kuri IG ibyo none se ibura nkafungura indi byakunanije iki kunco iyo niyo video yamushimishije nuko barako ntacometse icupa none oya ahubwo je rero ngo video yashaka Fofo two tugambo upfa gukubitaho hano mu Rwanda waje hano twiyubaha ntabwo tuvuga amagambo nkayo ntabwo turi n'umutwe iki ni inkokora okay hano ndikunda aha kuraho we nyine ni he igicu oni hagati y'umubiri kuki se kubivuga ari ibintu bya danje kandi nyine igice cy'umubiri cyose ukivuga iyo bari kukwigisha ubwo ntago mu bivuga byose mu mazina yabyo none se wowe ngaho ku gituza bahita gute hano ni amabere ariko kabisa hano maziwa aha ngaha aha ninde ako Dumba wowe nanakre aburetse aha ngaha bayi ako Dumba Fofo the dancer bavuga ibintu bakavuga ibindi Fofo ntago ubona ko yagize mu nda zero ako ntago wakabonye bazi koko konyine guza nubiza hari bimwe ibyo buriya ranize bayaza keretse niba tujya mu kiganiro kindi ariko Fofo reka nkubwire ikibazo nubwo ndashobora kugutwikira kubera hari account 3 zose zitwa Fofo Dance noneho hari n'abantu nkanjye ugiye gushaka Dumba hariho account nkenye cyangwa 5 bitwa Dumba abantu bagenda kumfollowinga bakavuga ngo Dumba ko nta bintu byawe biriho ugasanga hari none we iyo yafunze yajyaga asaba amafaranga abantu mu izina ryanjye kandi mani yabikoreye ikintu kingana nk'imyaka nk'ibiri nshaka uburyo nzamuzimya biranga ndangije ngenda mfungura iyindi account ndamwandikira muri DM mu magambo manini ndamubwira ati rero wowe Dumba arimo arakora video yarakumenye agiye kugushira hanze abantu bose bakumenye niba ufite ubwenge siba iyo account bivemo kubera ugiye kwandagara ewana nyuma yiyo message yarayisomye wowe sin ayitarasiba nuko byarangiye kuzajya yiba abantu rero wisumwibiri banga ko wamubeshye nyine uwo muntu nta kibazo yari umutanzania nari muzi yari umutanzania iyi account nari narayimuguzeho yongera arayisubirana naye muguzeho kugira ngo reke kubesha abantu navuga ati wambwira amafaranga ushaka nyaguhe nyimuhaye amafaranga akoresha namba yo muri Kenya ariko atuye muri Tanzania account ndayifata ndangije kwifata yongera arayifata arayihindura password right away ayongera komeza akora ibyo bintu cyane noneho Fofo Dancer nawe account bayifunze haje account 3 kabisa noneho account 3 mbura iyo menyamo ko ari Fofo bose baranyandikira noneho nanjye ndavuga ati Fofo reka mwihorere ni nabona namba ya Fofo nta kintu nza kandi ntabwo yakwandikira kuri Instagram yanyandikira kuri Instagram ndavuga ati ni nabona namba ya Fofo ubwo nta ibi Instagram ntabwo mbihaye agaciro Fofo nawe igicucu none se nakwanga gukora unfollow Fofo narakoze nakwanga gukora follow ya Fofo narakoze follow kuri umuntu nka God uri kuri kamera afite abantu 5 kuri Instagram ndabukurikirana nkaswi Fofo reka Fofo naye yabishyizemo ibintu yabishyizemo ibintu by'ubukobwa badashora byagaga ngo yararakaye ngo navuze ngo gaga ninde soza vuba mvuge
uretse gato nkubwire ukuntu byagenze nyuma mbere y'uko ibyo bintu mbikora ko nanjye nari mbizi izo account system narazibonye uri kubyumva ntabwo ari marayika ngo ajye kubirota ko iyo account runaka ari yanjye twabanje gukorana live kuri account yanumiyeho ibyo byose byabaye nyuma y'uko twakoranye live erega yuko iyo ugiye live urumva ukuntu aba ari kushaka kwiyemeranya we ngo shiraho fofu uvanga tishiraho ari live wabisonye wagiye uko mbye bintu cyangwa ugasiga urabe akasinasoma ibyo bintu wabyumye gute niwo wakoze amakosa nayemere asaba imbabazi ariko ukuntu umuntu akora amakosa atabizi nakoze kosa ntabizi nakoze kosa narizi nyine kuri umuntu aza live kabafofu akazaho urumva iyajeho rero akongera akavaho rero fofu n'ukuntu ava kuri live hari ukuntu muri Tanzania bafite ubu internet bwa make ntabwo avaho ngo avuyeho urumva ntabwo avaho ngo avuyeho ngo turasezeranye ngo ugende bigira gutya vuvu bikavaho akabaragiye rero umuntu yavuyeho gutya sinjya gusubira kugenda gushaka nguki kandi ubwongera ngo mama yari afite nk'abantu nka 200 300 hari account ikurusha gusa nari kujya muri nsubiyeyo kugenda kureba ari account ya Fofo Dancer imurusha abafolo ubusura following turori telefone barayitwaye ndagufollowinga kure cyane cyende urebe sinshobora kubona ibyo ntabwo ari ibintu byatari cyambere ni byatari turi inshuti abagomba kumfollowinga gute se turi inshuti gute ngiye ko ntaba n'inshuti n'abakobwa badafite icyo bamariye wese umariye iki ako umudiaspora wowe zimwe muri aba diaspora zara amafaranga do na n'umufollowing undi muri mwebwe iyi account yanjye do byarakarira Zanamwereke nshaka Dumba sagiye yego komana nawe ndabona ufite account nk'izo nk'uburo buhuye Simetse siyo mpamvu ngiriye ntibayiyoberaho ko mbona ifite abafollowers sibyo ndimo kukubwira iyo account ifite abantu wowe kugira ngo uzanamufatire harimo ahubwo akadoma haje Dumba uza abantu bangaye ba following iyo account bakaba bari neza bazi ko bamfollowinga ifite ibihumbi 187 baracata buri bakana amafaranga mugani wawe abakana amafaranga kandi si iyo ngiyo gusa hari n'iyindi gadi fake account ayoboye afite fake account yitwa Dumba umukameramani wa Mani wasanga ejo ari bufungure niyaye nubizi Mani bara nabyozi kabisa ntabyozi ego Dumba nukuri ko abantu bakwibye bakumaze nukuri gadi afite fake account yitwa Dumba gadi ntabwo ifite so Dumba reka turaza kuza kugaruka kuri ibyo ngibyo nyuma ariko fuvuga utamuha mwana utamu munda zeru reba ariko umubiri wagira ngo isiga amata fufu nuko yitukuje kandi nkunda bakobwa vana iminwa yumyaho ngaho none uyu wabimubaza nkunda bakobwa tosura urasabye uri kuvuga ngo wanze ikintu cyose kiri muwe cyaritukuje kandi nagikundaga kwa kundi cyari kimwe ciciraho ibyiza birarutana urumva mwana yabaye itoto nawe ngaho uri kwasaba kuki baba we aho bucera noneho fufu umaze kuryamana n'abakobwa banga umaze kuryamana n'abagabo bangaye muri Tanzania ntago nabaze no ukuri ntago nabaze mani ukuri nuko ntabaze basi icyumweru cyambere ukigerayo Asia kikugezayo cyambere cyo ntago twasambanye ese Dumba si ubwa mbere si ubwa kabiri nahise mbona ko Asia ari wamujyanye reka se tugiye gukina filime yahita agaruka kandi ubwo bwari ubwa mbere agiyeyo Asia yari nk'ubwa kane bwa gatatu bwa gatandatu filime yigeze kujya gukora yitwa ari Jibu Ezazera cyafite akabari nigeze atunga akabari se Rikasito ngo yafite alimentation afite alimentation bagurisha iki ibyo bagurisha alimentation Kotex Asia aranyanga ariko nakundi nabonye mu kiganiro mubaza ngo yajyanye fufu muri Tanzania nyine twagiye kunjyana yanjyanyeyo twagiyeyo nyine abantu babavuga ngo Dumba ngo afite utugambo ngo ibintu avuga ngo ntabwo aba ari byo subiramo ngo ninde wakujyanye muri Tanzania niwe wanjyanye nyine tugiye gukina filime ngaho VIP none ngo iyo mvuze ngo Asia niwe watwaye fufu muri Tanzania
ngo abantu bahita bavuga ngo no ngo bisa nabi ngo Dumba ngo urimo uragaragaza ngo biterwa na sije mwari muriho ukayizamukiraho ngo ndimo ndagaragaza ko yagutwaye ngo kugurisha kubera wigurisha urumva nta muntu ugurisha undi Dumba Fufu arigurisha neza Fufu wamugenderaho ubuntu ariko ntabwo aba yigurishije Fufu none urigurisha urabyemeye none murabona yanze ariko Fufu cyonze cyo nuko mu Rwanda Fufu ashobora kuba arenze kwikaragira ibere bayita inka ku nka genda afatika ahantu hose rifatikable Dumba yarakubajije ngo abagabo ushobora kwestimating ukamenya ngo ni bangahe twizere ko nyiri bataragera ku ijana kuko ijana urabizi ngo bararenze turubura bararenze aho kumva ibyo bintu bifitiye ishema tuba tubifitiye ishema ukuntu abagabo mwino minsi mwigize uzi kumufatisha ahantu ukwiye kwambara umudari Fofo kusambanya ukaba warasambanye n'abagabo benshi ukaba utarakira urabona ibi bintu bizarangira gute atarabona amafaranga aracyashakisha agitanga wenge mbahera ubuntu ngerega ngira ubuntu butiza urugi kandi ubwo se umwana uko muri abana beza ubwo twajya kubishyuza tubishyuriza iki wajya ugaha amafaranga jya waje ukaramutsa Fofo ngwino uramutse Fofo ntabwo ari umukumbuye ngwino muramutse Fofo kuri anniversaire ya no kuri thumbnail wenda turaza kugira amahirwe vayo he ngwino nsuhuze vayo jya vayo abantu bakure baje ugasuhuza abantu ni anniversaire ya Jaja happy birthday Jaja sije katangegera ngo nabonye ejo bundi ibimera n'icyuki mu buzima warakibonye n'abakobwa Jaja ni anniversaire mu cameraman bagiye kuguha amafaranga genda baguha amafaranga umutari umusize kuri X Live TV wana nompata Jaja namubona umukamezi wakamejeje hanyuma Dumba wari kumubwira ngo wari kuvuga uburyo zira borose ziri business ku buryo yavuze ngo aragurisha mwese kandi akaba yararyamanye n'abagabo benshi nje nta muntu ngurisha abo bantu yagurishije ubu ngubu Fufu ntabwo twakaye turi hano twakaye nkaho dukurira nk'iki kiganiro kuri Serena urumva none se kugikora kuri Serena ni ikibazo cyane cyane ikibazo cya manigo kubera iboro yawe ushaka kurira ku iboro yanjye wabyaye umukobwa se abandi rero barahari sorry gato basi ubusambanyi wabukuyemo iki buraye nabukuyemo experience ujya ni ikintu wakuyemo ikintu ushobora kuvuga ati ubaza ngo ubukuramo iki oya ngiye mashaka ubundi umuntu yakoze akazi hari ikintu aza kuga ukavuga ati nubatse inzu ati nabo mfite imodoka V8 byese ko bitari mu nzozi zanjye inzozi zawe nizi ntezo gukomeza nsambana kugeza mpfuye Fofo ndagatswe imbari uno mwana arananiye ariko Fofo abantu bamurebe outfit kabisa turunangaye ubuntu mani ngiye mfite abakiriya reka ibyo bintu byo kwigisha babwire ko ari ubuntu abakiriya bawe Fufu yinduye karita uhinduye nuza turi hano muri business turimo turakora nyine ni ubuntu njye icyo ngurisha n'imbyino gusa ubwo ntago ari uburayi ubwo nta buraya burimo basi kubyinira umuntu kuri kamera gutya nangahe aze muri tarifu kuko birahinduka ufite menu bihinduka gute nko mu gitondo cya kare hamwe umugabo nyine nawe aba ameze neza n'ubundi za mu gitondo nizo nkora cyane abarangaye nizo kurya nizo saa 8 z'ijoro yagurukira ku madolari 100 abarangaye oya bazi barebe tarifu wallahi Fufu ndashaka ngiye ntago nyivuze hano none ujye kundega ujya ngenda shaka kugutumira ewana uzumbyinire n'ubu ngubu simba mfite dukora utwe dukora ahubwo we mubwire niba bavuga cyakoze ari mana we cyakoze ariko nkushimira nari bagiye gushimira nanjye vuga ngo ntajya rekura nimwegeze akorera show y'amadolari 50 kuri nuza yiwe iyo y'amacupa arimo aravuga niyo yonyine wallahi Fufu yijomba icupa mu kintuza
icupa gusiri account yawe batarayifunga se sinagukuyeho ntagukuyeho account bari hafi Itarajyamo se, itarajyamo icupa ryagiyemo gutya mudakuye ariko icyo ni ikibase binjizaga mico ntakwinjizamo icupa nafite dildo ako fofo ubwongo ko burashaka ese kubanje kureba izina rihamagaye nayibonye iri umukiriya cyagiye nabonye Kubwiza umukiriya ukuri. guhamagara uri mu kiganiro yego nawe watangiye kubyumva se ariko none utangiye kubyumva tugume kuri ako kantu k'icupa kuko icupa njye namajije ninda njya gucezamo icupa nta dildo ngira noise ni biga abantu bararebye banyarwanda iyo live ni mwayibonye live iriho abantu 600 niba narishyize mu byagiyemo kanwa byose oya pana ryose byageze hagati shizemo igitwe mbita mbikuraho kuki mutarindeye ngo murebe ukuntu byose byinjiramo hari ibintu bindenga hari abantu ibintu bikurenga ibintu byarenze ndumva birenga ibindi hari abantu tukuzi ko ibyo bitajya bigutera iduze cyarakureze fofo we yageze ahantu ndavuga ati this is too much mpita mbikuraho iyo live ibintu dumba noneho byarenze dumba wallahi ibintu byarenze semitego akavuga ati ubwo aba yigize pro nyine ubwo ngubwo ntabwo arimo tugukuye kuri list fana iminwa wiri kumbangamira kuri rwa rwego rwo hejuru mumuzanire rabero cyangwa ushyireyo aminuza kuruza hahenye gutya gutya kubera iki ariko iminwa yumye nanga iminwa y'abahungu iba yumye sinzi kubera icyo wita kuyanjye kandi yamani bimeze nk'igishiri yamani burana ko badukombye kandi bafite n'utunwa tw'umutuku hasi so nuko man ko ari danger iyo live y'icupa nayo twabonye twebwe ariko kuki mutagashyizeho gatoya kuri post se oya hariya karebwe n'abishyuye bita birangira nese twebwe kuri post mwe mwishyuye ese dumba na makuru ya Tanzania ushaka kubaza fofo Tanzania ufite abafana benshi ntiwigeze unajyayo na rimwe fofo nzasubirayo ngiye ko muri Tanzania ngende gucumbika kwa fofo ngiye sengira urugo muri Tanzania ninzu kunzu byina ngira urugo ko ndara hano nkarara nahariye ngenda harankarara nahari nkajya nahariye ngiye kubyina pardon ako fofo abari kureba X-Large wenda harimo n'abadumba bashobora kuba batekereza ko muri Tanzania wagiyeyo muri izo affaires zijyanye no gukora kwaje gutya wabwiye ko atari byo byakujyanye wajyanye ariko se reka nkubaze iki kibazo n'ubwa kabiri kimbajije ngewe kuki ngomba kuza kwisobanura hari uwantumye kuki ngomba kuza kwisobanura hari murigeza abantu baguma bambaza ngo dumba ngo ibyo bintu ukora ngo abana bawe ngo bagutekereza hi none se barakubyariye barakurerera ahubwo nanjye ndashaka kubaza umwana wawe gutekereza yiki none se baranderera umwana wanjye cyanekereza bashaka kumenya ngo bigende dumba arakurerera ko ari kubaza ibyo ngibyo uranderera se ushaka kubimenya ubundi ngo ubikore wiki ibyo umwana wanjye ntekereza ushaka kubimenya ubikore bigufasha iki kugira ngo umugirire nk'agahinda niba agahinda kiziyo bagira kawe siko satse siko mtetsa ikimutunze ni iki turatsetsa siko mtetsa turatsetsa wallahi cyaze fofo mbega umukobwa cyangwa zo muvukiro adakunda n'umuntu umwijira nimba business ze ari izi ngizo nizo nyine oya ntabwo tugiye kwihanganira uburayi curuza icyawe cyane ngo cyangwa icyaha wumvise ubu discipline ngo nyuruza icyawe ngo cyangwa icyanyoko unyumvisha bivuga mbibwiye nde noneho ku buraya bwo twari tukwihanganiye ubushizi bw'isoni noneho bugiye mbushirira nde singe uvuze ko nyine ngo niba wumva babaye haguruka dukomeze ikiganiro maguruka dukomeze ikiganiro maguruka nyine twe twikomeze ako dubanza yaragufite yashakaga kukwinjirira fresh nuko nawe wabemere nje yare abantu ndeba bakandenga uzi ko twagiye gukora ikiganiro na Jihad ikiganiro cyose ni cyasohotse Jihad mubaza ibintu akavuga ati oya kati ngo ibyo ntabwo ndumva yabimba oya popo ni umujyama popo we twakoranaga ibifayo mpana kabisa ntabwo nkunda ibizu byo kwitamo urashaka iya he umuntu
Fofo de dance rero wari ku ntwiciye fofo banyarwanda bana ndagutwikiye ndaguhaye bizu mu kiganiro n'umwe ninjya nkutwikiye urumva ntuza yamaye bizu murayika mani barayika inde ibeshye ukatiye ibizu ikiganiro cyose tutikiripotinga ntabwo ari twebwe strawberry ese uri kuvuga ibiganiro byo muri rimwe strawberry uri kuvuga ibiganiro byo muri rimwe hareraga ntitwari tunakuzi ibaze ko njya mw'icyo kiganiro nkumva nta nubwo muzi none dore ndakuremeye mba nkukubise bizu kuri ibyo mbabara ugisigaho rabero ariko duba dore ko wigenje none niba wabaye padiri ese icara neza turori ujya uratangira kunkorakora ku gitsina wicara neza mu murasi nkukoraho na Brian baguma banshakisha uzi ko ibikorwa byose biba birimo birashakishije ibikorwa byose biba birimo birashakisha bashaka kugukora kunkorakoraho kuki sugira ubwo ngo twumve ko birimo ajya wasanga ubuvugisha umunwa gusa ndi muri ba bagabo sibyo njye ndi muri ba bagabo ubundi hari abagabo reka ibi bintu ko numva ntabivuga ariko ubwo ndi kuvuga na Fofo ndabivuga hari abagabo bagira inungu nini nyine byatari inungu ni iki mikro kokombure karote mugira kokombure mugira imbuto banana urumva nini byatari ariko ishukwaho gake igiramo guki gashukwaho gake ndiye defo nyine ba ku bantu bafite ibintu binini ariko hari abantu bameze nkanjye manifite akantu kanjye kiryamiye iyo ngiyo ariko igikorwa cyagera yewana ni nk'aba barimo yiruka 100 metre none urumva ikintu cya mbere kigaragaza umuntu utazi kubikora n'umuntu wivuga ibigwi ubundi umuntu ucecetse utavuga reba nka Gadi hariya kakicaye hariya agukoma ukiruka ariko nk'uyu uvuze uri byiririmbye niba muteganyaga ugahita avaho ntabwo bibaho gadamaze abakobwa b'abakire ubwo kumuzaga kata yarabuze ngo bariya ngo ndumva ngo kuri Canada atema ibiti yari mu Rwanda agatema abakobwa jya witemera ko n'usaba wakwizaniye ariko reka manze imbabazi abantu barimo barandiba muri kamera urabona Dumba ari umuntu ushobora kugenda ngo aterete umukobwa njyewe nkaguruka hano nkagenda gutereta umukobwa urabyinginga ahubwo uragigira sinshobora uragigira burizana nkatahuzo bukizana huzo oya uragigira jureka nabakobwa tuba tubibona rega nkuko mubona umukobwa mukavuga uti uyu mukobwa araruhije cyangwa ntaruhije ngiye haza umukobwa umwe ndamwemereye niyo yaba ari inshuti yanjye sibyo anyandikire na message ati waramuterese ambwiye ati Dumba waranterese zana telefone yanjye mpita mwereka message agigira oya kuba bavuga ko Dumba yari maraya aba rero mubona ko ari za maraya kuri kamera nibo bantu ba mbere baba badasambana ariko hari umuntu ubona ko ari indaya kuri kamera ukabona ko ari indaya koko nande nka Jihadi bariya kandi ibyo nkubwiye nyine ko ari bo baba badasambana abona kuri kamera wa muntu ufite umunwa w'ibintu by'ibishego ufite ibintu umunwa uwo muntu iyo bigeze ku gikorwa ari yiruka nawe urimo gese njya mvuga ibishego wowe ushaka ko bavuga n'amazina wowe barimo abari ntabwo mvuga ibishego ibikorwa byanjye yabiruta abari mu kazi abari mu kazi ibikorwa byanjye yabiruta uburyo ari kwitwara neza bigaragare ko ari ukuntu mumeranye muri no minsi ari kwitwara gikapo cyane ubwo ashaka kundya kandi ntibyakunda mani njyewe n'ubu nisanzwe niyubaha kandi no minsi isigaye ndi manager abana banjye bansuzugure minsi yashize wavuga ko waretse kuba serious none wasubiye ku serious ntabwo ndi serious wakwibereye ikimara ubwo ntabwo bimeze uko nguko ntabwo bimeze ko ndi serious ubwo umuntu uri serious yasoma umukobwa nka Fofo we zooming iminwa yanjye umuntu uri seriye yasoma umukobwa nka Fofo zooming iminwa yanjye ago Fofo ari ikintu utari kumva umukobwa nka Fofo umugore nka Fofo yarabyaye ntabwo ari n'umukobwa Fofo harimo ikihe kibazo kuba utamusoma Fofo w'indaya ndabwo nizo basoma cyane ariko jewe nk'umuntu iyo nza kuba menya maze kwandika akantu muri iki gihugu pe menya ari nge nkuru uri indaya pe nkuru se uri indaya cyangwa mfite umwanya ndi ni indaya ya mbere twamugereranya nande hano
mu buraya nivuga ngo nta muntu turi guhangana man turi muri uri competition number 1 mu buraya umuntu wemera ko abakiriya babonetse fofo dance uturongo 5 dance fofo uturongo 5 dance ari ebyiri zihera ubwo se Uranyamamaza. ejo bundi naberutse kubona inkuru umukecuru bavuga ngo ntago ari indaya ngo ni beach ngo beach buri itandukanye n'indaya iya make nimba ari iyihe beach ubundi iyo uvuze beach urumva iyo uvuze nk'abakobwa bicururiza mu giporoso hariya kuri ntuzo muri korodori bariya ntabwo ushobora kuvuga ngo you beach bari baravuga ati ngo kariya karaya ngo ndaya ariko iyo utangiye gutangira gukoresha amazina y'icyongereza ugatangira no kubiryamo n'ibikapu ukahita bavuga nka beach ubwo batangira gukorera ijana amadolari 100 niho wafofo nizo beach neza kwanyitaga indaya ndo mu giporoso maraya yo ni naho yatangiriye Sodoma ndagasa iyo shanuko ubundi byari kurangira pe extra ije gushopinga ibindi byo byarangiye nuko ngo maraya nawe yahereye ubundi fofo impamvu ngiye mwita indaya nyine nta hantu yahereye muri Sodoma urumva waje kuma hariya bace bwita indaya wari urimo umukiriya hariya afite inshuti yanjye igura indaya fofo yaranguze yarakuguze yasanze ndyoshye ntabwo namubajije cyane niba uryoshye wamubajije ibintu byose ariko fofo icyo gihe usa nk'umuntu yateraga imitezi kumuteza uvuze mu buryo kumbe niyo mpamvu wicaraga kuriya akomaze iminsi mbona badumba ntabwo nongera kukurenganya ntabwo yajyaga yambara ipantaro bimurekuye gutya sha wakuzahagije pe ararembye ntabwo wavugereye ikintu utazi ngo ndi iyi kabutura niyo mu myenda yose mfite hano niwo mwenda naguze mu Rwanda oya ahubwo niwo mwenda ukure kuhita umutababara cyaze ibingibi barabyohereje bivuye muri China babikoze muri China safari ya rino ubwo tuzagenda gukora tuwa mu Kagera n'abandi bantu bose baze yateguwe na safari yateguwe na rino safarize banshiramo umufungo mbabwira ibintu abanyarwanda abantu mufite ubukamba ako dumba uziko dumba ari mu bantu bagiye banabwira cyane mu biganiro bitandukanye ugiye abwira abashoramari mu mafaranga urabona ko muri iki gihe biri kuza none barabimenye abashoramari bamenye ko bagomba kudushora amafaranga abantu bakabimenya nk'ubu ngubu ntihazabura umuntu uza kandi yishyura amafaranga ari hejuru y'amafaranga yanyishuye urumva nk'ubu ngubu uyu nguyu katuvuge yanyishuye 500 namamaje hakaza abantu 5 bishura 700 kugira ngo bagende mu Kagera n'iki ubwo amafaranga abantu 5 bavuye iwanjye ari amafaranga ye ntabwo abagarutse kandi Duma Ngende creative ni umuntu ushobora gukora ikintu kigakurura amaso y'abantu urumva nkuko mukomeza mundeba ibiganiro nkora biba biriho views nyinshi mu byitegereze ubu buri bizaje kumenyeka bari kubangamira kubera uyu bari kwinjiza nanjye ubwo nguko nawe uraza gucuruza bari kuzi promotion bari kuma muve mu buraya ahubwo nazagutwaye unjyana nje nzagushakira umukire nawe wampombe ureka uburaya ureka ububiki uwo mukire agira ate aguha akazi uzajya umwamamariza erega uratwika naye kuko kwamamaza nagakora nkikora n'ibi ngibi uratwika ariko dumba nanone ngewe ikintu cy'umwenda navuga hagati yanyu nuko muri abantu bari muri entertainment ariko nanone abantu batajya bapfa guteshwa umutwe nibyo batuvugaho nese ubwo mwanya wawe ubona abantu bari kukwandikira inbox bakubwira amashogera gutya umwanya wo kujya kureba izo negative uzengewe mu gihe abantu baba barimo bararwana no kugira ngo izina ryabo ngo niryangirike ngo barwo ingwiki ngewe nibwo mba ndimo ndarwana no kugira ngo gushaka ahantu izina ryanjye riza kwangirikira ribera ribi niho mba ndimo ndashaka n'iki Dumba bamvuze no gupfa kuba batanshize muri prison ejo cyonyine wenda ngo bazi ikibazo cy'amatsiko ni ikihe gice cy'umubiri wawe utajya ukunda ko umuntu uwo ari we wese abona kuko turabibona kuri Instagram mu live yego iyo party ni party officiel bora ni nkwereke iparty ujye umenya ngo nakubashye ejo numvise Fofo Dance arimo arahakana ngo abatanzania ntabwo bamukoresheje ibintu byabo bakunze gukora
baratandukanye ariko bose bagiye bafite ahantu batandukaniye bimwe byo rega abantu ntabwo mwaba Tanzania buya ntabwo baryamana n'umukobwa kumwe tujye turyamana ngo nyine ugenda Gerard yaravuze ngo baradarapura bakubita imbere n'imbere nta kuntu ariko Fofo kugarutse waretse nkabwira mugenzi wanjye nawe akagaruka umwana uri talented man yagiye muri Tanzania yahezeyo bamwita Ntuzi bamwita Mutima Mutima wagarutse Mutima garuka Mutima ndagushira muri cyaze nkumanaging wenda kwemereye andi bavuga ko ari muri Algeria ese ni bararyohewe oya mama ntabwo yaroye Mutima ndabivuga nje ndabivuga bari abatipe bari muri bari kiba ngo sinzi si join nini baguma bagenda bamubwira ngo tuzakora indirimbo ngo gige gitandukanye ngo kizakora kigeze bamutegereze mu minsi baba bari gukora nyine baguma bari aho ngaho barimo bamusabiriza n'iki Mutima waje ngewe ndakwemereye ndagushira muri cyaze gang Mutima uramuzi hawe Mutima araririmba we afite ijwi ariko yagiye muri gang ya Alikiba nta ndirimbo irasohoka bamutwaye muri ngo Kings Music nta ndirimbo ya Mutima irasohoka abatanzania umuntu aho ngaho muri Tanzania na Alikiba ngewe bungu nta kintu nyifite ngitinya musobanurira Alikiba mubwira umwana wacu amurekura naze hano ariko se ko ari umuntu mukuru baguma bamubesha besha ngo indirimbo izaza next week ngo ubungu bizagira nese we n'umwana utabona ko bidakoreka garuke wenda byaciyemo ntiwamenye nese cyangwa yanabonye n'umugabo utabivuze wowe ibintu umuntu abona hano nibyo nge nashatse kumwereka Mutima garuka ibyo rero uri kubona kuri Mutima wenda ubona ko wenda bitaciyemo n'iki nibyo waba yakweretse wowe waguma ahantu ubona utari gufatisha none ibyo binambwiye ibi bintu nkubwira ni ibintu yambwiye first of all yagiye muri corona byari hadi no kugaruka mu Rwanda ntabwo byari bishoboka urumva noneho arangije agumayo corona irarangira rero ubu ngubu ejo bundi navuganye narambwira ngo indirimbo ngo twarayikoze ngo yararangiye ariko video ntabwo irasohoka noneho niba indirimbo imwe ifashe imyaka 2 iya kabiri izafata igihe kingana iki mutegerererazi mufatira indege dusubiye n'inyuma Mutima hano mu Rwanda byari byaranze ntabwo byanze ntabwo yari afite support ihagije ntabwo nyine mufatira indege nukavuge gutyo gusajya ukora n'ibikorwa wenda niyo ndege nta yafite Mutima nyandikira kuri news kuri Instagram tuvugane none ibintu biri serious ugaruke hano indege burani tukavuge gutyo wenda nayo mafaranga y'indege nta afite n'ibitekerezo ko nyine byanze ari talented man ari talented umwana wiyandikira indirimbo azi kuririmba byo ngibyo abantu bose n'indirimbo araziyandikira azi kuririmba cyane niryo zina gusa akoresha ko numva Mutima Muhati ninjye wamubwiye yongereho Mutima Muhati ase kumubwira ngo kwandikire we wamwandikiye yegora oya niba ubundi umuntu kwa ninjyewe urumva ni wowe umushaka we nago oya nge namugiriyemo namubwira kanga nawe niyo yumva ko icyo kibazo mvuza agifite yanyandikire ngewe muheti cyagazi Dumba muri iki gihe usigaye uri manager mu minsi yashize twakoze ikiganiro kirajyana twakoranye na icyo duheruka gukorana n'uriya mujyama muri Zubi set wavuga ko ufite iminsi 2 yarandindiriye Wexte iminsi wayongeye kubera twabizi ko cyaze yaje kandi icyo gihe wahise ushyira abantu benshi muri record yawe uzi ko umukobwa wese usomye ahita arongorwa karabaye Ivan Zofurian ibwo nsubiza bizi yanjye kubyo ntabyo nyeneye umukobwa wese usomye ahita arongorwa cyangwa se ntabwo yakongera kuryamana n'umugabo atamuhaye $1,000 cy'amadolari wenda ibyo ni ukuvuga ko ubu umwayishabo Nkuko menya aribwo ngiye gukena mana we nkubu nagusomeye iki menya aribwo none aribwo ngiye gukena bwongera agwa kandi wenda bibe 2 ibiki ubwo none yaba yankuyeho yose umva Brown yatanera wowe nuko mutazi gushima ariko ubu kuva n'uno munsi utangire kwigendesereza abantu bagiye gutangira kukuvugisha izi ngegera ngo za gadi ziguma ziruka inyuma n'ubukamera kwa Manibu yahuzu eze kukivuze boshari ikintu bapanga gadi nawe burugwe gadi nawe abakobwa bose aryamanye nabo bose bahita bava no mu ishuri uza abana kuye muri kaminuza ariko imyaka iragwira
tuba tubizi je na Gade turaganira isese nikajya kuraguza ababizi abibona ariko icyo nabwiye Fofo warukumbuje ngo muri Tanzania ngo imbere n'inyuma Fofo ibyo bintu by'inyuma ntuzabikore naba ntanga iwawe se wenda sindabikora wena ko sindanabikora ariko ninjya kubikora nzaba ntanga umubiri wawe Fofo ibyo bintu ntabwo ari byo uziko rero ngereka Fofo tuzajya tugira limite iki nshaka no mu gutwi nzashyiramo tuzajya tugira limite wiyubahe uzajye ukora ibintu uko bagomba kubikora Fofo naho ugeze none se ariko nkizi furu uri kumfatiraho n'indabo zikongoje muri iki gitondo ntabwo bavuye ko njye nta muntu ujya ukontorora umubiri wanjye usigaye utanga umwoyo nta muntu ujya ukontorora umubiri wanjye ese Dumba wabikuye ku ibyo wagira ngo yansuzumiye we nawe wajya muri Tanzania natanga umwoyo iyi minsi umazeyo wavayo utari kwambara pampers Tanzania nubizi ko nahitinze cyane Tanzania icyambujije kujyayo ni iki bari kumbona bakabona ko ibintu byanjye mba nitwikira ko bari byo abakaritatsi bamfata no ku ngufu bakandarapura njya kubona shosha byisho ndabyanze shosha njya kubona Fofo njya kubona byishoyemo subiza ibyo bintu bari itegeko ntabwo wambaye pampers ariko se kature wongera hejuru turebe kiratinye noneho cyabereye cyakora mukoroga irakora uzi ko baye inzobe si ryoshye anaryoshye simbereye ngo washakaga kumera nka Shadibu n'akazi kanyu mugenda mwigana abantu ntabwo niganye numvaga nshaka kumera ukomeza ariko izi nzara zo ni nyabaki uyu si umwanda izi nzara ni umwanda nyabaki ushobora kwiyoza indani uhari ukiyoza ukitukoza ukiyeza indani nyine ugakora ufite izo none se agatoki kamwe bakoresha intoki zingahe urufata ukayora umwanda aho si rwaba winjiza Fofo nagaragura agacupa suvuze ngene tight papa aje nta nubwo mwatubwiye ngo niriye cupa ari tight tumva ni hahandi mugenda ngo muroze mwinjijemo n'umutwe kano kaba gahagije kerekane kuri kamera tukare agace ako ngako kature kakagaka Gadire ngo akangaka niko yasize ngo izingizi yarazifashe Gadi barimo arareba izingizi yagize ngo asiga akangaka konyine ni nako gatoya ngo ni nako angana yewe ngo tight bari tight toka kure wakibwa uko nabi akantu wagira ngo yageze uyu munsi ikigendo yagikoranye ubwitonzi ntabwo yigeze ashaka gusara ariko ari kugenda yumvisha abantu buryo ki nuko ngo wasuzumye Fofo sinimamo ukuntu yicaye Fofo sinamuha njye se naguhaye Fofo nawe naha njye naguhaye Fofo yambwiye Fofo yarambwiye ni mu kiganiro twaganiye kumara nk'isaha arambwira ngo Dumba ngo njyewe ngo ubundi ngo mba nkeneye ngo abahungu ngo b'ababogare ngo ibindi bigabo nkazajya mbirya amafaranga ngo Dumba ngo ndagutegereje yaratarajya muri Tanzania ngo ndagutegereje ngo nuza mu Rwanda ngo uruwanje ngo mimi na wewe bogare nari ndi kuvugara Abanyarwanda kazi hari bogare rusha Dumba niko se we iri no boga ariko mwa shika ubu ni bwo boga mu maboga nakubwira gura abona urimo fata kuri kamera we ariko sibi ni iki none we mundebere ni bogo mundorere we chama boga navugaga nturi Rwanda ugomenya nakubwira ngo delivery nzanire hirya nukuvuga ngo we yakubwiye ko wowe uzaza ukaba uri boga ririya uranga ngo nzakiza ngo azajya abana kusi wari tuminwa kutangiye kongera comfortable ndanena reka nkubwire hari ibintu bitavamo umva munzaniye yo rabero man mumuzane rabero wanzaniye rabero jajja wamaye kuri rabero wamaye rabero yawe just kugira ngo ureke kuzajya ubivuga uzi ko abakobwa rero abakobwa ni
uzi ko umugore ashobora kukwangira iminwe yumye kandi n'aba bakobwa bose abakobwa batekereza ibintu bimwe ikindi dore njyewe rwose twanwa kere nyine njyewe hari ibintu byinshi tujuje cyo koza kogosha gutyo hapo sava ariko hano hantu nta tuntu turiho iminwe biba byamaze kurangira aho ntitwakumvikana nta pe tuteye sans appétit ko ntiwa rero cyo ngo nsigaje gusuzuma ni kimwe cyo koza wanze pe wakaniye ko nsuzuma ntabwo ushobora kunkora ku ntuza my friend intungu yanjye ni ntago nta muntu ugiye kuranga ufite isoni abazifitemo baratureka tugakora we yakubwiye ngo ni kadogo nyakana ushobora gukora ugasanga wanjye ntabwo ngira ikibazo cy'ingano ntunkorere ku gaheri wanjye nta kibazo mba mfite mbangirana n'umuntu n'ingano afite kanusu ingano zose zirakora kuko ushobora kuba ufite kokombe undi afite agakaroti ugasanga akaroti aragukoma by the way Dumba twakoranye ikiganiro na Fofo atubwira ko muri Tanzania nanone izo staff za Gato gato ndaza kumuhamagara urumva umva tukazana turera Allo Dumba kuko ndashaka kwitaba telefone ya nari mu kiganiro na Fofo Dance hari ikibazo se guma mu kiganiro unsobanurira ibintu kumwe na Junior Giti mu kiganiro namwe mu kirimo reka natwe noneho tukubaze ariko ibi bintu by'ibiganiro Junior Giti arimo aravuga iki Manibu muri kumwe Manibu turi kumwe mume mvugane nawe kwanza Dumba warizanye shaka yo kwinjiye mu kiganiro cyawe Madumba ibintu ngiye kumubaza nawe nushaka kubiri kodi nta kibazo kabisa we na Junior Giti bafanye ikibazo mumpereze aya allo Fofo uri kumbaza ikibazo ufitanye na Junior hanavuze ko uri umusazi uri umuntu wavuye muri Canada tukaba tuguhata abantu batanagushaka mu mpata abantu ntabwo banshaka yego baba baguhasa ariko akaba nkaba ndebwa kumurusha abantu baragushingira nkaba ndebwa kumurusha kandi we bamushaka ushungerwa kumurusha discipline ngo nta discipline ugira nshungerwa kumurusha sibyo none se gushungerwa bikwiye kuba proud yabyo Junior reka nkwereke Junior umenye ko uri no mu bintu ukora n'ibintu abantu badakeneye wowe umuntu urebe Junior ni umuntu bagenda bagafata filime ziri mu Kinyarwanda bakazisobanurira mu Kinyarwanda barangiza bakaza bakavuga ngo nabahitinzi mwaturekeye filime zacu mu Kinyarwanda tukazirebera ko twumva indi taransira gito gukoresha telefone ya Junior niko ariko Junior arekeraho kuza ibi bintu Junior cyo ngushakaho ni ukumenya support cyari cyo muracyanyumva oya ongera mpamagara wowe twagukubye uri hata mpamagara reka muhamagare amayinite ya Junior arakize karasoni so nuko nguko ubangu ni ikiganiro kigonganye n'ikindi byose n'ibiganiro bose ni aba entertainers mu Rwanda ariko Dumba we na Junior we ebana muri no minsi rurambikanye umuriro uri kwaka Junior nta kintu afite abwira abaturage Junior ni wa muntu sibyo akenera support ntatange support ukamufasha akazajya kwinginga ng'umwana wanjye ngo Chris Easy ngo wakeneye ngo support ngo Duma ngo mbabarira nk'abara kaza arimo arapfukama warangiye nawe ukamubwira ati nanjye mfite abana babiri bafite ikintu bagiye gukora Junior nawe nkeneye support akigira nk'umuntu atakumvisha ako Dumba muba muri busy kenshi na kenshi njyewe se simba ndi busy nyine nawe ushobora kuba wenda we kugira ngo gufatishe yaba yatigise cyane nawe kumufatisha wowe ugacika intege ukumva nahamagaye Rocky ndamubwira ati Rocky unyifasha support Rocky aramfasha Anita Pendo namubwira Anita nkeneye support Anita aramfasha mamagara ndi Kadafi Pro aramfasha mamagara Kamaro aramfasha mamagara na Manibu nawe uranga urumva mamagara ninde wundi nahamagaye ibintu byose uri kuvuga uri kubeshya
oya Manibo ntabwo naguhamagaye ariko mpamagara Junior Giti nabwira ati nkeneye support yawe. Junior Giti arayirenganya musanga kwa Kita Magic Kita yampostinze yikubitishije yo comment noneho ndeba ndavuga ati ariko kantu nawe kagutinzemo cyane ntabwo ariko next time suzurwa muri cyaze nibwo iri kuza none oya Junior ngereka amabwire njewe abantu ndabafashije biragaragara kandi reka nkwereke njewe reka ukuri uko kuri mu kwange mu kwemera imisi kurana n'umwuka. Njewe Dumba muri showbiz meze nk'umubyeyi umpemukira ibintu byawe bipfa nta n'ikintu ukora meze nk'umubyeyi kubera muri showbiz fofo kenshi bose bajya bibira iki supermanager yo muhuye akabura njewe umemukiye supermanager se yakoze ikirega supermanager arabeshya barinde wagukina kurusha undi supermanager yakoreye iki mwange yasimbutse ibere rya Bigogwe. Banyarwandakazi ba diaspora nibazongere kubabesha. hopescanmall.com www.hopescan niho ushobora kohereza umuntu wawe uri mu Rwanda ukamwohereza ikintu icyo ashaka niwongere kohereza amafaranga. Wowe fata umuntu icyo gusabye ugene kuri www.hopescan.com reba iduka ririho n'ikintu bagusabye uyite ukimwohereza kuri Hopescan azakibona. Hopescan iri safe kubera ntabwo bashobora kukigeza ku muntu uwo ari we wese atari wa wundi wakiguriye. Nimero uba waratanze uba warashyizemo niyo bamubaza bakimuzanira ku muryango baramubaza ati twereke password yawe ariyo OTP. Iyo password yatayifite no kuvuga ko ntabwo ashobora kumuha ikintu. Wowe koresha Hopescan wohereze umuntu wawe ikintu agusabye rekeraho kuzajya wohereza amafaranga. Hopescan.com akazi yakagize safe. Aha turimo turavugira ngiye barangije kunyohereza ikawa kenshi nkunze gukoresha muri Canada itari hari hano mu Rwanda. Dumba reka maze nkwereka ibikorwa byanjye. Dumba n'iki kiganiro kiramenekamo kubera izina ryanjye na Fafa nawe afite izina urumva ibiganiro nangije gukora muriyeho abanyamakuru. Dumba deja tugiye kubara amafaranga ibi biganiro birebwa MTN na Airtel amafaranga binjiza bamaze kwinjiza miliyoni nka 300 ndayabara nshobora no kuyababarira miliyoni 300 na supermanager barabikorana nabo bose. Supermanager sayiruka ariko warete kundiranya na supermanager urata supermanager na kubera ndamuvuga nabi aragujije. Junior Giti Allo ntabwo nshobora kugura umva Sabe mbabarira ntabwo nshobora kugura amayinite ngo ndimo ndahamagara Junior sinshobora umva Junior w'indyarya turatiye kugira ngo nibura tukuvugije ikibazo gikemuka. arikopesheje aratiye oya umva Junior Giti reka Junior Giti ndashaka kumubwira abantu babimenye. Junior ndagukunda uri umugande mugenzi ajya wihakanya ubugande n'umugande kandi muri abanyarwanda turi abanyarwanda bavuye Nyagatare. Ariko agomba kumenya ko iyi showbiz dukeneye kuzajya dufatanya ahantu mugenzi we amufashije nawe abakeneye kumufasha. Jewe Duma ningwamagara Junior nkuko nawe umamagara nkirukira ibintu byanyu n'ibyanye ni kugomba kubyirukira ibyo bintu ndi nta kintu ari kuvuga. Ibyo bintu nitutabikora twebwe abanyarwanda turatwisubiza inyuma. Junior ukeneye support ntabwo ari ngewe ngenyine ndimo ndisabira support n'undi mwana w'umunyarwanda. Ejo Kenisoro nakora indirimbo ejo kama nakora indirimbo Afrique inde Junior iruka genda ubafashe otherwise Junior tuzakureba urimo uramanuka n'inana yawe. Ibyo bintu ntutabikora uramanukana n'inana yawe uzagwa kandi tuzaguseka n'akazi kawe mwapfuye iki? Twapfuye kubera yansabye ari abantu benshi nasabye support ndimo ndaje kuri anniversary yanjye nari nabesha abantu mbasaba support ndababwira ati ndashaka kwerekana abana banje muze mumfashe namwe nkuko njya mbafasha mbwira kubabesha abantu kuri anniversary. Nyine nagiye kureba hari ubutaramo bwinshi buri hariya nanjye nkeneye gutwika nkavuga ati ninabaho umuvuna abantu ntago bazaza nka Dumba w'umutwitsi ariho hose twara duhora dutwika nko bumvuye gusoma cyafofo baraza kuza bahurura urumva. Nyine tubwire mwapfuye iki? Nyine rero Junior ndamubwira ati Junior rero ndashaka kumpostingira kaga flyer wambabariye ukamfasha nko muje atari video zana kwibariza Dumba uretse kubeshya wamaye video y'inshaka ngo nyamarishije ufashe igitunguru gusa nshaka kwaha
urumva Sabe arimo arumva kubera Sabe ari we wambajije niwe ngiye gusubiza amashye video yawe ngo acinca kwaha ngo nyogoshe ngo nyisega nyereka abantu bose ngo anniversaire kwa cinca kwaha Chita ko yayipositinze yabaye iki Chita ubwo se nicyo atabaye Juni muri ibyo ibora byawe wisetsa kandi nuko Sabe yavuze ngo ruguma rwisetsa rucyahari Juni amagambo umva imfubyi yumvira mu rusaku amagambo yanjye ubu yumvishe nje nabwiye Sabe urumva ni ntago nyanga no kuzana ucyaje utongana impamvu watonganaga bari bagusindishije ntago ari wowe ko ndabizi ko Dumba muzima arankunda naho Dumba wasinze we abwiye ko Dumba tangwe inzoga ese kushaka kumukuma ntabwo nkwe inzoga nta nzoga nkwe Junior nabanye na mukuru wawe urumva Mike mbana na mukuru wawe Yanga ariko wowe urananiye wakigoryiwe va kuri telefone yanjye nta kintu ufite cyo kuvugana nawe turi kumwe ese muracyamamaza United Gini buva aho ngaho ntabwo mukazajya mwamaza na boss wanyu ntabwo azabantu batwika umva Dumba kwanzure ko mwapfuye cyangwa ko ntacyo mwapfuye twapfuye ko yanze kumpa support nta kindi ngo ntacyo atagukorera ngo kuri filime ze ngo bawuzuyeho baba yasinze yamara gusinda agatavanga cyo kuri ako kantu karambabaje konye ariko byararangiye byararangiye ngo byari ubusinzi ntabwo nari nasinze nari muzima ariko wa mugani nari nanasinze muve mu kiganiro cyawe manibu urumva ko Dumba avuye mu kuri telefone ushatse bamukubita kakantu nanone kugira ngo tuze tugaruka mwubukije kuba kirakaye ngo ibintu by'abagabo urakonje ngaho Dumba mweregerega care urakonje fata hano batishyuha Dumba ndikubwira ngo kubiteka one touch turebe nimba wagaruka yambwiye ko abantu bahita banshiraho nta nshaka njye abakiriya barahita bagenda ariko ukabona umukiriya umwe w'igihumbi cy'idolari mbona umwe w'igihumbi nabona 500 ba 500 ibihumbi 500 cyangwa sense ubwo wabaye ibya bindi yakubwiye ngo wahereyo wa uri maraya yaba ari indaya numvise sura yumvise 500 wese yaravuze igihumbi cy'idolari nanjye mvuze 500 uzajya ushyiraho dollar currency mu buraya harimo amafaranga biterwa nuko ahubwo biterwa nuko ko yakoresha amafaranga yawe uyakoresha iki birakureba njye mba ndibaza ushaka imfashanyo cyangwa ushaka kumfasha ujyanye ndibaza oya nyine ushaka kumva ko nyakoresha nabi umfashe cyangwa ushaka kumva ko nyakoresha neza ni ibintu tuvuga abantu baba barimo barabireba no tuba mu bintu bashaka kumenya kugira ngo oya izirimo turahagije ntabwo dukeneye izindi dukompeta ntabwo ushaka iyindi ndaya iko yinjiramo competition ariko ibyo urimo urakora ntabwo ubona ko urimo uratuma abandi bana b'abanyarwanda bashobora kwinjira mu buraya kandi atari bwiza ariko rero reka iki kintu tugisobanure neza kubyumva umuntu niwe ugenda agahitamo niba agomba kubikorana uburaya cyangwa atari bubikorana uburaya ikintu nkora ngende fofo dance ndi umubyinnyi njye na public privé na online uri kubyumva fofo nkuko nabivuze ubushize fofo atandukanye na foibe agatandukana na mama baba abo ni abantu batatu batandukanye totally ubwo rero niba uri umubyinnyi ugashaka kubifatanya n'ubwo buraya nkuko Dumba arimo arabivuga ubwo afite indaya mama wawe agutekereza iki nkuko nabikubwiye ndimo abantu batatu kandi nawe arabibona ko ndimo abantu batatu akabinyubahira akanabimunda iyo ngeze kwa nyina mba foibe iyo ngeze ku mwana wanjye mba ndi mama babo aka kanya ndi fofo dance hari ukuntu uratangiye nakoraga ubu video bwanjye nkagasohora nkuno munsi kakazenguruka umugore mugenzi wa mama gahita kamwohereza ndimo nazenguruka ibyo byo nta kibazo sibyo ababibona kuri gushaka amafaranga ariko se iyo umugeze imbere witwara nkuko akakwemerera ko wensubiza nkuko wabivuze ko wakoheje mu video ndi kukubaza iyo okay ufite abana harya ni bangahe mfite ibi bintu turimo turavuga hano cyangwa se gute turi kwitwara twe n'amarani iki inda zavuyemo tuzihore na babandi wateye itazi ngo tubareke tuvuge babandi nyine wowe je mfite abana batatu abuzi okay ibi turi kuvuga hano cyase gute turi nyine hano Dumba na fofo dance turimo turavuga ku by'akazi kacu ubivuga muri kumwe
Njyewe mama wanjye nta kintu ntavuga, nta kintu ntajya, ikintu icyo ari cyo cyose navuga nakivugira imbere ya mama wanjye. Uvuga ngo ugeze n'imbere ya mama wawe ukomeza ukabadumba. Urumva urabona kugira ngo umuntu akore ikintu hari ukuntu nubwo atari we cyane, hari ukuntu aba asa nacyo. Njye mama wanjye ari ibintu ashyira imbere cyane, akavuga ati umwana wanjye ndabizi ko namwigishije umutima w'ubuntu ashobora gufasha, umwana wanjye namwigishije gukora ashobora gukora akazi akibeshaho, umwana wanjye namwigishije kuba ashobora kurwanira intego runaka ku kintu nge akabibona. Noneho akavuga ati imivugire iyo ageze imbere y'uwundi muntu mukuru ashobora kwifata uko mbishaka. Yego, ahasigaye hakaba hari character umuntu avukana we nkawe n'ahantu yagiye akurira, akavuga ati niwe yabaye. Sasa no kuvuga ko hari nk'ubwo ujya ubona nk'umwana mfite nka Fifi Raya, ni umwana iyo arimo aravuga avuga amagambo yo kuri street, ni umuraperi, ariko iyo umwegereye mukamarana nk'amasaha 2 nta muntu wubaha nkawe cyane, aritonda cyane. Nanjye nuko meze muri make, meze nk'uko nguko iyo umbonye iyo utari kuri kamera cyangwa se muri ibi, ariko nshobora gukoresha amagambo ujya wumva nkoresha ku mbuga, ariko atari we. Njyewe ntabwo mama ari aho ngaho imbere yanjye, ntabwo umuntu yandakaza ngo simubwire ngo wapi mama yabaho hari yumva abana banjye bahari ndabikubwira. That's how I feel, that's my emotions at a certain point akukanya. Ntabwo wifata uvuga ngo oya warakaye nyine warakaye. Narakaye ndakubwira. Uyu muntu yarakaye barakaye nyine ikikurimo nicyo kitakizamuka. Ariko hari nk'umuntu ashobora kukureba urumva akavuga ati aho kuvuga ngo akahita kureba gutya akavuga ngo akavuga toke, akavuga aho kuvuga ngo akahita kureba ngo ngo nukumvuga aho kukubwira nko nanjye nakubwira ati agahita kuvuga ngo yarangiza agahita agenda ku ruhande akahita ngo muzi fofo, ngo buriya fofo ngo ni indaya, akagusebya akagira iki, akagira ibintu byose, akaba yagutega ukaza umwana wawe wamuzana namuha ibiryo ariko banakuvuga batana. Ariko njyewe iyo nakubwiye ngo njyewe narangiye kukubwira ngo nkarangiza nkaba naguka biba birangiye umwana wawe araza nkamugaburira. Ariko tumba aho ngaho wabutubeshye ndagenda kuri fact imwe, iyi affaire yawe na Junior imaze igihe kinini bigaragare kugira inzika. Oye bibirimo no gutwika kugira ngo abantu bakurikire. Ako kantu kahise kazamo. Dufashe tukabaniza ako kantu. Ako kantu. Ese jya nawe wabaye mu biganiro nuzi ko indirimbo z'abantu zangiza ibiganiro cyangwa afite amekuteri wapi we Jaja nabyumvisha. So no kuvuga ngo abarimo no gutwika tuyuguntu. Nyine iyo twabonye rezo iri naturel tuyiriraho. Ariko dumba n'umuhanga cyane, dumba na aprofita occasion. Ariko ukuntu yababaye kaba karimo ni ukuntu Fofo yababaye nawe amubwira ngo amupostinge akanga kana following. Ako Fofo nawe uburakari bwawe buratinda, nta nubwo wageze aho ngaho ngo wongere following. Narongeye ndamufollowing twavuganye. Tore nk'ubu ngubu akana karimo karanyandikira, ntabwo narakabonye ni keza sinkashaka simbona waragasubije se. Naragasubije ariko ntabwo nk'ubu ngubu karimo karatinda ngo toka kure nakirwa dore toka kure genda urumva karimo ngo hey bonjour oya mba mbizi ibyo bashaka njye bibaha ibyo bashaka oya nagatoza nifite ibyo ashaka nagatoza nifite. Rwago dumba ubu umuntu kwandikira kuri Instagram hello witumura toka kure hano mu Rwanda my friend. Utari umva n'icyo ashaka ubuzi se ndashaka iki. Ese ubona umuntu wese akubonye ari ibyo ashaka. Isko ashobora kuba yibonamo ibintu byatanje. Baravuze ngo nawe utinye ishyamba. Oya nawe utinye ishyamba. Ntabwo ubuzi kirimo. Cyakuza nyiri cya Fofo dance kingi nasubiza nkanakigigira nkanagenda nkagushiramo ibitoki nkagushiramo kira kito n'amacupa yose naco na wakumbaza wowe ninde wakumbaza ari igihe ushobora gukiraho microphone kanagenda mu kayire ngo bya Fofo ngo sinzi ngo igikorwa nka cyana Tasha Ndahiro ngibikorwa ariko harakana ndimo ndashaka Karozine ukina filme Erozine wenda ndamukina. Uramushaka kubijyanye n'iki? Kumurya. Kugigira. Imibonano. Shaka umugegera.
Rosine no gucaka Rekuvuga ngo ubishize ahagaragara niyo target base. uri target yanjye wakantu None se yego duba nawe duba rwose. Nawe ndaguhira ijoro. Ubushize narakikubaje. Nibaza fofo, nibajije fofo arababara. Ababaye ahita avuga ngo ngaho no guca imanza ngo ubwo ngubwo yahise agira ubwoba. Umva Dumba ukunda kisubiza kino kibazo. dore moko yaguye ongera ihagurutse Urumva Dumba reka Dumba ubu tega amatwi ibyo bakubaza ndekera imoko Dumba ijuru rifungutse warijyamo mvira ku moko reka tugere guye kandi ndagukuba reka nkagurutse ndetse wewe naragoye yagurutse kandi yagurutse cyafofo cyabaje guhagurutsa imoko tutarajya kuri kamera ariko buraya nagaswiba uyu moko rwaye mu mutwe mumuhe icyayi ndabona ari cyo kibazo afite ese undi kofi yawe cyagize cyahise gikwama ndavuga ngo Dumba nsubiriza kino kibazo fofo yumvire kuko nakigezeho ngo nagize ubwoba nabivuze ni ijuru rifungutse Dumba wajya mu ijuru najya mu ijuru urumva straight ariko ati urumva mwamuciye imanza mwamutangiye kuncira imanza mutangira kuvuga ikintu umuntu arimenya abantu nzi ko bazajya mu ijuru ba mbere nzi ko bazajya mu ijuru ndimo mu ba mbere kabisa batazajya niyo mpamvu koko fofo yashigikanyije kubera arabizi ko ashobora kuba atarimo kuri liste nawe uriho ngiye mu ijuru nzaba ndiyo n'umuhungu wanjye Kamaro ari aho ngaho ku ruhande nebereye na Kamaro abantu nzi ko bazinjira mu ijuru na Rocky Kimomo gutya abaje bagusapotinga nyine DJ Brian azaba ari ariko nyine barimo turamukurura gake byanga asubiraho gutya n'abari aho hirya bari gushidikanya fofo we abanyaboye Kigali fofo arabari hariya kwa nuza turimo turapepera fofo bari kugenda bavuga ati dosiye yawe nawe turi kwiga ngiye turimo turaganira dufite none dosiye yanjye bazanayibura ndaba mfite agatebe aho ngaho kari icyayi aho ngaho twicaye na Yesu ari hariya turimo turasangira abarokore baririya bari mu muriro bamwe bajyaga barya amaturo y'abantu nibo ba mbere Yesu arimo arababwira ati narababwiye mureke kuzajya mukorera mu izina ryanjye ariko ninde wabwiye ko Yesu avuga gutyo ko iyo mwiganye mu bugira wasanga avuga ati narababwiye Yesu aratuje kwicara haguruka ariko fofo ujye ubona ikintu kimwe ko Dumba atangira gukubita no gutwika Instagram ye ndashaka ujye kuri Instagram ye urasanga video yaduhaga mbere atakizidu basigaye akubitaho video zambamaza akubitaho amafoto akubitaho ibintu bimeze kuva yagera ngaya yahinduye umuvuno we wa mbere uzi indera subire yongera shaking ubundi reka kubera iki wahinduye umuvuno nukubera amafaranga yatangiye kuba menshi washaka ko nta ngoma dufite turashaking ibiri mu mutwe ambara ako kantu tu mu mufuka ese cyari cyumva ngo kirabishe guhaguruka ngo kubera ngo gishaka gushekinga urashaka gushekinga aragafata mu ntoki akangaka Dumba kare ntiyambwiye ngo ndusha gushekinga turebe nakumwa gashyize muri byajya ngwino urebe ukuntu dushekinga ngwino tubere judge ngwino tubere judge umbwire kubera manibo ngwino hano tubere judge jajja ngwino ube judge ntabwo urimo urareba jajja ngwino ube judge cyangwa turayi okay we banzo shaking ndane ndaza gushakinga nyuma oya turashakinga yimwe utankopera nta numwe dushaka oya we shakinga we banzo shaking oya hata yakopera sivyo turakorera rimwe batujaji ku murongo we Dumba yahinduye umuvuno nahinduye umuvuno gute ushaka gushakinga muri ubu buryo ko okay ngaha twagiye ngaho she wowe hindukira kimwe bareberere kimwe nyine wese kuki utari guhindukira hena ibyo hena nawe hindukira ngaho duhene ninde uhena neza ubu ntabwo ugiye kumkoresha ibintu by'ubugori kimaberanye ku kitarasi gicucu tugeze aho ngaho nyine kuvuga ngo Dumba yataye umwimerere asigaye postinga business gusa
kandi ibyo ni ibintu byose abantu bagiye batangira urabona Dumba nuwongere wenda ibyo wamenyereje abafana bawe kutari kukomeza kubidu guteza super manager n'urugero ndi gutanga uko nawe n'umuntu uri entertainment nambaye icyo kibazo namaze super manager wa mbere katari we super manager tuzigaye tubona super manager yakoraga iki yarazaga agatwika akavuga ibintu agatwika none itambwira ngo none se nimba narabonye amafaranga murashaka ko ngomeza gukora bya bintu by'ubukatuni oya reka nkwereke ntabwo ari ukubyimbye icya mbere ndabibaza ko iki kibazo abafana bagomba ku cya mbere iyo nje mu Rwanda hano kubera deja mfite brand ntabwo okay urakimbaje umunyamakuru kubera deja mfite brand abantu banzi TikTok Instagram Facebook hano ndi umuntu isura y'abantu abantu barayizi noneho hano mu Rwanda mbaje icya mbere kureba famille yanjye icya kabiri kureba niba hari ibikorwa muri showbiz ngiye nakongeramo nk'abanyamakuru deje ko nari ndimo ndababwira njyewe ubu ngwano ndimo ndatwikira abanyarwanda ndimo ndafasha u Rwanda kubera isura yanjye nubatse muri ubwo video narangije kukubarira nkakubwira ati MTN Airtel companies mba ndimo ndazinjiriza ndikiba niba ushaka imibare nyikubarire abanyamakuru mba ndimo ndabinjiriza izo video ziba zikeneye ziba zikeneye time kugira ngo nzifate uzi ko n'ama video yanyu abanacuruzwa no ku ma street urumva izo video ziba zikeneye time urumva kugira ngo nyikore mu gihe from kuba naza amaze amezi ane nkora ibiganiro ntabwo mari iminsi 2 ntarakora ibiganiro birebwa ni ukuvuga ko binkata umwanya rero iyo binkasa umwanya haba hari n'ibindi bintu gupromotinga abana hari gupromotinga abana hari kuzana ibindi inongera muri music shooting videos nk'ize videos z'abana mba nazigiyemo nirirwa muri studio turimo recordinga music kandi ibyo bintu mba numva ko ni ibintu byo gukora umunyarwanda aricara hasi akareba Dumba ntamenye Dumba arimo arafasha igihugu gute ariko iyo wicaye hasi ugatekereza n'ibintu ndimo ndakubwira urabona koko ni impact ndimo ndashira ku gihugu nk'umuntu uvuye hanze afite ikintu ashaka kumarira igihugu rero buriya bu video bwanjye bufasha njyewe nkanje kandi njyewe nkanje ntabwo nihagije kubera twebwe tuzakora urubyiruko rw'ejo ni twebwe tuzakora n'u Rwanda ruzabaho rero ntakoze ibi ngibi nkazajya nkora ubwo video nta kindi ndimo ndakora cyavuye muri ubwo video urumva nta kintu ngiye naba ntegurira abanyarwanda bazaza iyo ni point na cyane ko none usigaye ufite abana bashashe uri gufasha batari bazwi muri show so ni icyo umunyarwanda yanshakaho ko nkomeza gukora ubu video cyangwa yanshakaho ko nafata nk'abana batatu nkabazamurira icyarimwe so umunyarwanda uri aho ngaho we nubona ka video kanje umunsi nagashizeho uzajya ukareba ariko uzi ko n'impamvu nari nakoza kandi nuko ndimo ndakora ibindi bintu byinshi bifitiye akamaro igihugu cyangwa bifitiye akamaro abanyarwanda inshobora kuvuga ijambo igihugu akumva ko niyemeye ngo mvuze ikintu kinini cyangwa niyo barata abanyarwanda exactly so niyo mpamvu video bwanjye bwagabanutse ariko ubu ngubu ibiganiro ngiye kubihagarika nkuko nakubwiye kugira ngo nsubire nkore bwabo video nanone nkore ariko ndimo ndafasha aba bana ibiganiro bimaze kuba byinshi n'abantu bararambiwe isura yanjye sinzi niba kiri gukure muri entertainment ubaganiriza na mujye bataramana nukavuge gutyo uko abantu benshi bakunda kukubona uri kuvuga utera so ndabesha fafa oya hari n'abantu baba bashaka kubona ku ka video bakavuga ati oya Dumba kurumva nabyo mbikubaje kuko ndareba kuri Instagram buri munsi ariko umwimerere nawe ntabwo ari ukuvuga ngo umwemerere nawe ariko ni ibyo so kugira ngo njyewe nza posting umuntu mwamamaze ngomba kumucisha kuri Instagram yanjye so iyo Instagram yanjye ni ifite abantu benshi niho ncisha abantu bakamureba so ugiye ukareba kuri Instagram yanjye ntabwo nya posting ikintu kidafite akamaro ukitegereje posting umuntu nzi ko uyu mwana ndamutwikiye uyu ntwikiye nuza company runaka ntwikiye abangaba namamaje iki ngiki kugira ngo nanjye nshobore kuba harimo agafungo kavamo so ni ibyo pretty much ariko tubwire kuri nuze kuri record yawe iyi record kuki wayise cyaze byaje gute cyaze gang nagiye kureba ijambo abanyarwanda bashobora kwisangamo nk'ukuntu abatanzania bashatse ijambo bagahita bavuga ati wasafi ne ijambo ririmo rira trendinga kandi ubona ko riri cool
rijyanye n'urubyiruko kandi nanone rijyanye n'abantu mfite nanjye agaterme tukari aho ngaho noneho ndareba ndavuga ati ubundi umuntu urebye ibikorwa bya Dumba byose yarangije gukora ni irihe jambo wakurikizaho cyakoze Dumba cyaze Dumba wareba impano Dumba bayazanye Nadia iyo urebye Nadia ukuntu abarimo arabyina ni irihe jambo wakurikizaho cyaze uyu mwana iyo ubonye Tonalite arimo arakubita imirongo muri iriya jwi ni irihe jwi wavuga iyo ubonye Fifira ya iriya mirongo ziriya rap ni icyo kintu wavuga ni cyaze rero tuhita dufata ibintu byose uko tuba tumeze twese dukuramo izina rimwe cyaze kandi Deja yari yarangiye gupromotingwa n'abantu benshi bafite imbuga zikomeye ba Dekati na ijambo akoresha cyane you have to be strategic mu bintu ukoresha ngo Dekati sinzi niba zarireka kubera ngo Dumba yarikoresheje ariko ashobora gukomeza antwikira gutyo nawe like wishyira mu nzira nyine ibintu bizashoboka so no kuvuga ngo niyo tweet label ya last time waravuze ngo nangari label ni label ubu ngubu ngiye kwegera label ubundi twari twarasinye amasezerano ya management like amasezerano yo kuba managing as a manager nago naba signinze under a label bari ubu ngubu tugiye kuzakora label tuyandikishe noneho bongere basigning amasezerano yo kuba bari under label you sign under the label and then you signed under management no kuba ko uwo muhanzi wanje abakomeye cyane abanyarwanda bo bavuga ngo bazababesha ngo babakure kwa Dumba cyambere Dumba mfite umunwa nzazana ngo usebye ngushira ahantu hanze niyo ntwaro ya mbere urumva ntabwo wowe ndakwingize nugerageze singomba gukorera mu arabashaka kuba kwiba ndababumva abantu baguma bazavuga ngo Fifira yangu ngo Dumba ngo nugena ngo tuzaba kwiba ngo Dumba no namugerageze muzare nukuvuga ngo nujya muri Canada ufite ubwoba ko bashobora kugira gutya bakajya mu yandi maleba bashobora pana abantu bazajya bayo urabona nka Rocky buriya Rocky ikintu yapfuye cyane na Papa Cyangwe ntabwo ari cyo yapfuye na Jaga Kwanga bagiye mu matwi ya Papa Cyangwe buriye nibo babi kuri ngewe sinzi uko ukunda bifata ariko abagiye mu matwi ya Papa Cyangwe katesho turanshakira ikipumuko wafashe yawe nakamuko ufite nashaka ko yongere gahaguruka yihagurutse oya ngiye kuri kwanga imoko okay kimwe kuri kimwe fata nanjye mfata ufata hano naye fata imoko oya imoko byasa n'ibicako kana fata imoko wenda fata ibyo nshaka nawe uri gufata ibyo ushaka ko katagurutse gufata umuyaga ugafataho gahuza intoki cyangwa ugashima gaheri nagasunu urumva ko Dumba nyine Dumba abantu baramwumva gutyo ariko urumva ko yaje ari strategic yazanye cyaze ariko yafashije bazaga mu kanso uraza kuri kamera ngo ushobora kuririmba jewe imikoro yaturika fufu mukubite muri cyaze rero ntabyo nzi ndivuga ndirimbye iyi mikoro nayimena ntabyo nzi hari abantu baririmba ibijwe ariko binindi ariko kikasohoka mu nk'iki basi reka ndirimbe wowe usubire mu byo ndirimba wambagurukije urabyina uvuga ngo tahorido 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 ruhani nkoyoyo tahorido ruhani nkoyoyo tahorido ruhane inkoyoyo tahorido numvaga ari nk'igishinwa cyangwa ikiyapani tahorido ruhani nkoyoyo shiraho rido akura bizi numvise tahorido ruhani nkoyoyo uvuga mu kinyarwanda urimo urakoresha akisa y'icyongereza tahorido si wowe uri kubivuga gutyo tahorido numvaga njye ari kuvuga ikindi kirimo no tahorido ruhane umwoyoyo rihani inkoyoyo tahorido ruhani inkoyoyo tahorido ruhani inkoyoyo amilove nubwo wambanye yogati amilove ngo tahorido ruhani nkoyoyo amilove nubwo byambanye yogati reka stone and me meet my sukari besties muhama nayo mapasi yo reka stone ayo ndirimo n'inshasha ya Fifira yabayita reka stone nese ugumva nabasha kubiririmba iyi myandikire rero niyo yatari irimo mu Rwanda
imyandikire uririmba ikinyarwanda abantu bakibaza ko atari ikinyarwanda kandi ari ikinyarwanda. Njyewe uvuze tahurido ngira ngo ni ikiyapani. Nanjye numvaga nazi ibintu ariko uwo mwanditsi rero bamwita tonalite. Tonalite. Niwe yandika ibintu bimeze gutyo. Nakibaje tonalite ataririmbye ubusambanyi kuri kumwe na Dumba. Tahorido ruhani nkoyoyo I'm in love nubwo byambanye yoga. Lika stome mimi my sukari. Ese Popo uramuzi? Ni umukobwa. Ni umukobwa. Akumana hano hanze abantu bazi kuririmba bafite n'amajwi. Arabyina. Aranabyina. Yabyina. Ariko twamushyize muri Gatarina. Oya umva Dumba iki kinakubwiye ni kuko uri gufasha abantu kandi Popo Bakti we yamukoreye indirimbo imwe na Pifra nziza ari naririmbye neza no ntago ubu nabasha kuvuga birarangiye. Yakurangije. Dumba. Wajya kunywa. Nari nyizi ko gifite ubushuhe bwa danje. Vuba harunuwe. Nje nta n'ikintu nkozeho. Eka. Utanango nta n'ikintu ndebye gutyo nyine ngahita numva haratose. Ariko ze ubu umuntu navuga ngo barangiza ngo hangize umwana wawe akabona umugabo agufata ku mabere gutyo ngo nta kibazo ngo ibyo umwana wanjye nibikureba. Abibona ibi biganiro birebwa n'abana bari munsi y'imyaka 18. Ibi biganiro se bazabikora kuri Exlage. Sikwana bara abantu ko bizagaruka barimo baragufata abana bari bose niba hari nabo nabonye ngo mbandi kwigisha abana babo. Umwana wajya gufata telefone ajya kureba icyo kiganiro wowe uri. Ariko byo iyo umuntu ariko rero ngira ngo kenshi na kenshi ni nk'umuntu usenga ubwo kuri icyo kiganiro yakireba yabona ibintu birimo akayitazanamo wenda kuko asenga adasanzwe bareba kuko ari nk'umuntu bakubita comment ukabona ko comment uyu muntu adasanzwe areba ibintu mukora. Ntabwo yari asanzwe bizo ubona umuntu yamenyereye showbiz n'ibintu tujye dukora. Umumenye ibyo ugomba kureba. Mubona abantu baguma bavuga ngo Dumba duhuze na Fofo Dumba gura Fofo Dumba na Dumba ugahita babona Caritas baguma hano baguma base. Ariko kubitanye n'umuntu uvuye gusenga. Negereje kuri bunkandagire tugaserera. Fana iki gikweto cyawe. Fatarido. Tuhano Nagukanda. Papa kora umukino wa yanyu. Ngomba nanjye kugukandagira. Noneho. Cyakoze mushobora kuba muziranye. Igicucu. Kofa ariko ndabona turi mu musige hano kuko ashobora kuba yatogose. Ashobora kuba ashaka gusambana sinaguha. Ngire muri shoti. Rero none ahantu batetse niyo defu. Nangano. Cokora niba hari umuntu yanyemereye akanyima. Strawberry wari waranyemereye inu. Strawberry ahantu hose uri ndacyagushaka iwana nkuremo amaturu yanjye nigendere. Fofo ndabona nta kintu namu Strawberry we naguha. Ako Strawberry twaramuhombye mani. Strawberry asigaye abahe ngo yagiye muri Zambia niho acururiza. Rero utwitsi nawe Strawberry yarakaze. Fofo cyahise gisimbura Strawberry gakirangije kubona ko Strawberry avuye ikibuga kigiye substitute mu nyuma yanjye nuko we yese atwika byataje. Ako Shadibu waracyabakomato. Twubahana ariko nitugera ngo ariko Shadibu ya Shadibu nukamushyire kuri liste y'abantu kimureka gume wenyine. Shadibu barati aba bantu barusha gutwika aba nta kintu bafite batwika. Ubu noneho hari mu ndirimbo yitwa Akinyuma. Indirimbo yitwa Kinyuma ya Bruce Melody. Bruce Melody noneho ibi biririmbo by'abatanzania ngo sinzi byini yagumwe bya Harmonize yabivuyemo yagarutse mu Rwanda. Abanyarwanda bongere bamwe ubwake n'isoro bwaguma bwirukanka ngo bwande ngo buguma buvuga ngo sijyo ngo nini bwa Juno. Reba Bruce ibintu agiye kubereka ko ari Grand Joueur n'ubundi. Ko agiye kubereka Kinyuma. Ari Grand Joueur. Bavuga utuntu tudushego bakatuvugamo bike ndashaka ko mwumva igishego cya Bruce sha umwana aririmbye samo. Ariko igishego cyanuze ucyumva cyane isupusupu. Ariko nukutwaje tuvuga baririmi nawe utangire kuvuga ibintu ntazi byari ibyo mani. Erego uba wicaranye na Dumba. Ariko ze Dumba. Promoter wa mbere. Musaza muziri mu mwangira iki? Reka mwaramushutse mani. Mwaramushutse dore aho ageze. Ejo ndibonye video yasohotse. Waretse nkarangiza Bruce Melody. Komeza. Urumva ubu ngubu Bruce agiye kubakubita akantu kitwa Kinyuma abereka ikintu kitwa igishego gusama n'indirimbo nge narayumvishe.
ni indirimbo irusha Samoya, irusha Ikinyafu, irusha Ntiza, irusha kuryoha n'amagambo arimo n'igishego. Mwe muyitegure noneho n'umukobwa bagwa Vixen Shadibu wa mbere mu gihugu. Urebe ko atazaje. Hajya mu banyamakuru ngo mwaramwanze Bruce. Baramwanze? Ngo mwaramwanze. Niko yavuze. Ngo bamwangiye iki? Mwamugiriye ishamba. Aba mainstream cyangwa se aba online? Bamwibwe. Nyine ba mainstream ari na online. Bose abanyamakuru bose bari hano ngo. Bamuzize iki kandi? Ngo hit mufite ishari. Batakugirisha ari subwo wamenye ite ko wakoze. Ahubwo batakuvuga batagutuka ngo ntabwo buri gukora. Ngendagiye. Bro ugiye hariko. Ntabura njyayezo. Ko twari twumvikanye ko tuvana tugira ko ari ibintu bitamushimishije nimba ari uko umukoze ukamu inzoka gahaguruka. Cyashoka. Reka njemeze neza. Cyashoka. Ibitoki byawe bikonje watanga. Ariko fofo dore nk'intoki ariko ufite intoki nziza cyo kuri zakora akazi. Zikakwitegereza. Intoki nziza niho urebera ko harya naho ahagaze neza. Revize. Urasiramure. Yego bwami bw'ijuru z'amazina. Urasiramure. Ndetse urebera ku ntoki ko umuntu asiramuye. So abantu bakomeza bajye kuri ahantu hose biri kuri za Instagram Fofo Dance amaze kugera i Kigali yakoze ibiganiro 2 Dumba aba followers barazamutse noneho kuva Dumba ari guposting my friend barahita bazamuka bivugiye wahaure kari bunibuke ko twakoze n'ikiganiro Gatabikora nawe ari kuzagaruka mu biganiro ujye uvuga nk'ukuntu yazanye ndamuha mama we Njyewe se ko niyo waza hano ukavuga ubusa nabaza abantu ko Fofo ntamuzi nababwira ko Fofo nawe nzi umuntu arimo aramvuga nanjye najya ntuvuga ntakuzi nta kibazo sawa ubwo ikiganiro twaba turagisoje waretse nibwo bwa mbere numva nshaka kuba nkiri mu kiganiro akinyuma wayininga oya yabisohotse nuko mama nuza ajya mama uri mama nde ikigori yo ni Dumba from Chaze Gang ngira murabibona Chaze so rero hano abantu bashaka ibintu byo bukerarugendo mu Rwanda Alino Safaris niwo hantu ushobora gukontaktinga ngwino kuri DM yanjye cyangwa ugene kuri Alino Safaris utubwira ukuntu ushobora kugenda nawe ukareba ibirunga ukareba ingagi ukareba ibyiza by'u Rwanda aho ngaho urahita umenya u Rwanda hari abantu benshi baba mu Rwanda batazi u Rwanda ukuntu rumeze sibyo rero Alino Safaris support na Chaze Gang njya murabona baradusponsoringa badushiramo umufungo abana bacu bagomba gutera imbere mu muzigo mu bintu bya music rero muze mu supporting